Yes guys, murakagaruka neza tubutse gukora subscribe cyangwa se abone cyangwa se mukore like cyangwa se mudufollowing. Tugiye kureba uno munsi uburyo wa creatinga page cyangwa se Facebook ihemba. Urajya muri kuri FB yawe ukande kuri twa tuntu dutatu, ubundi ukande kuri page, urahingukira ahantu hameze kuriya ukanda handitse create. Ngiye muri kubona ahantu duhingukiye bari kuduha amabwiriza y'ibisabwa uko ibintu bimeze. Gusa twebwe ikintu turi bukore turi buze twikandire haranditse get started. Get started niho hantu ukanda kugira ngo ubone uko ukomeza. Yes guys, ndajya mukurikira akantu ku kandi urakanda get started. Yes, ikindi mwibuke no kudufollowinga. Uri kutureba kuri YouTube wibuke gukora subscribe, wowe uri kuri Facebook udufollowinge. Hano turahita tuza what do you want to name this page. Mukona bari kutubwira ngo ni rihe zina dushaka kwita page yacu. Wowe ikintu uri bukore uraza hano wiyandikiremo izina rya page. Reka wenda dushyiremo menya. Twandike menya, ubundi duhite twemeza tujye kuri stage ya kabiri. Baratubwira ngo what category best describe the page you want to create. Hano ni category, ni ibijyanye n'ibyo ushaka ko n'ibyo FB yawe iyo page yawe izajya ikora. Wowe uraza nagukanda aranditse ngo add category, uri bwize hano hepfo muri popular category ucuzinge. Hari personal blog, product and service, hari art, hari musician. Kureka twikandire product and service ubundi dutegereze. Yes guys, mwekure kudufollowing munakore subscribe kuri Joel Tech. Baratubwira ngo do you have a website for menya. Ufite website kuri ino page yawe? Yes, gusa twebwe kuko nayo dufite cyangwa se wenda nge ndayifite gusa wowe wenda nayo ufite. Ibyiza rero twahasimbuka tukikorera next. Aha tugeze rero murana ko ni add image to this page. Hano ni nko byarangiye tugiye gushyiraho ifoto kuri page yacu. Reka tuze twifotore ifoto. Reka dufotore ifoto yo gushyiraho. Baratubwira ngo allow, kubera yuko nyine nge FB yanjye nari nayirestatinze kugira ngo nuko mbibereka neza bitewe nuko nari nsanzwe nyine nanafitemo page. Yes, nyina muri kubibona. Tugiye gufotora ifoto. Yeah. Yes, ifoto ngiyo turayifata ubundi dukande kara gaterebye tayari, ubundi dukore save. Utegereze ijyeho. Yes guys, mukore subscribe and follow. Yes, iriya twashyizeho ni ifoto ya cover, noneho tugiye gushyiraho ifoto ya profile. Twikandara kuri M. Ubundi reka twa uploading noneho twe kwifotora dushake muzo dufite. Turaza tujye kureba mu mafoto twe dusanganwe. Yego. Kaducuzinge muri aya. Yes, yego, reka duhitemo iyo ubundi dukore done. Bivuze ngo already ifoto nayo igiye kujyaho. Reka ize ya uploading. Yes, ngira ngo mana nayo yagezeho ubundi duhita dukora done. Bivuze ngo tumaze gukora page. Ubu tuvuga ni ni Facebook ihemba tukoze. Ubu iyi ngiyi yaduhemba. Use Facebook in basket mode with Airtel. Twebwe turikorera no thanks kujya kuba no kuyikoresha mu buryo bw'ubuntu, kandi twe n'undi turadushyiraho n'amavideo. Reka dukorere continue using data for Facebook, ubundi dukore okay use data. Yeah guys, ngire ngo mwese muri kwibona nta mpamvu yo kugira ngo mujye muguma mu bintu bitafite. Uririrwa kuri Facebook uhera mu gitondo ureba video ugeza nimugoroba, cyangwa se ugahera ninjoro ukarinda bucyo uri kuri phone ngo ureba video kuri FB. Kuki uwo mwanya utawukoresha none nawe ukoresha Facebook ahubwo mu buryo bwo kwinjiza? Yes, kuri Facebook basaba video ngufi, si ngombwa video ndende. Ndizera ko ari ibintu byoroshye gukorera aya mafaranga kuri Facebook. Reka noneho tuze duhite tunasa n'abaploadingaho ifoto. Intambwe ya mbere usabwa ni ukwaploadinga post aba ari ifoto, cyangwa se ukaba wakaploadinga uvuga amagambo. Ngiye muri kubona ngiyo menya 0 like and 0 followers.
Murabona hari ahanditse professional dashboard ikwereka ibintu uri gusabwa muri icyo gihe. Ngira hano muri kubibona ikintu, intambwe ya mbere ikintu usabwa ni create one new public post. Shyiraho post ya mbere gusa, twumve ko twayishyizeho bari kuverifiya. Dore ngiyo hano ngira ngo muri kubibona iri kwirodinga nyine. Ubundi twikande kuri professional dashboard turebe ukuntu ibintu bimeze. Muri kubibona hari nahanditse ngo join group to grow your audience. Yes, menya. Dore ngira muri kubibona ko nibwo tukigira nyine, batweretse ko turi kuri 80, turabura 80% kugira ngo tujye twuzuze ibisabwa. Yes, ngiye mu kubona ahangaha bari kukwereka, uhabona views, ukabonera watch time, ibyo ufite nyine. Ese hakaba tools, ibikoresho ushobora gukoresha gusa kwishyurwa. Bishaka wowe ku giti cyawe wabikoresha cyangwa se n'ubikoresha, ni wowe, ni uburenganzira bwawe kubifungura. Yes, ngiye muri kubibona biriya byose tuzareba kimwe ku kindi uburyo dushobora kubifungura kugira bifunguke already, tumenye ngo bikora gute. Ahangaha nzanabereka uburyo ushobora kujoininga group.